Wari uzi ko ubuki bwagutunga ubuzima bwawe bwose? Ese ni iki cyahinduka mu mubiri wawe uramutse uriye ubuki umunsi ku wundi? Ubuki buraryoha, buraryoherera, uburyohe bwabwo burenga kuryoha. Niyo mpamvu tuvuga ko buryohera cyangwa se tuvuga ko buryoherera. Ese utekereza ko ari iki cyakubaho uyu munsi utangiye kuburya aka kanya nonaha? Kurikira Ubuki TV uramenya byinshi byimbitse ku buki. Ubuki buriho kurenga imyaka miliyoni 20 yose. Ubundi ubuki bwa mbere bwavumbuwe muri Aziya y'Amajyepfo, harimo Philippines. Ubuki buvamo vitamine, amazi ndetse na enzyme. Ibiba mu buki bifite umumaro munini cyane ku buzima bwa muntu, bikora akazi kanini. Ubuki buhindura ibyo utatekereza ko byahinduka. Icya mbere ubuki bukora ni ugukura imyanda mu mubiri. Bwifashisha amavitamine ndetse n'imbaraga bwifitemo, bukagusukura umubiri wose. Ubuki rero hari uburyo bukoreshwamo mu gusukura umubiri wawe. Ushobora gukoresha ubuki usukura uruhu rwawe. Uburyo bwa mbere, ufata ubuki ukabwisiga mu maso. Nyuma y'iminota 15 ugakaraba. Icyo gihe uruhu rwawe rurahumeka kandi rugahumeka neza. Iyo ukoresheje ubuki gutyo, uruhu rwawe rukurura umwuka mwiza wo hanze, maze rukawinjiza mu mubiri, bityo bigatuma umererwa neza. Ubundi umubiri wawe ukabura usukuye wifashishije ubuki. Ubuki kandi bufasha umuntu gutakaza ibiro. Babandi babyibushye bafite ibinure byinshi mu mubiri, ubuki bubafasha gutakaza ibiro. Ushaka gutakaza ibiro ukoresheje ubuki, hari uburyo ubikoramo. Abenshi muribaza muti, ni gute nananuka cyangwa se nagabanya ibiro nkoresheje ibintu bifite isukari? Ese bishoboka bite ko watakaza ibiro binyuze mu buryo buryoheye? Ubundi mu busanzwe, iyo ushaka gutakaza ibiro, wirinda ibintu byose biri mu isukari. Gusa isukari mvuga aha ngaha ni isukari isanzwe iva mu bindi bintu havuyemo ubuki. Ubuki bwo bwifitiye isukari nziza, isukari y'umwimerere, isukari itari inkorano, isukari idashobora kukwangiza habe na gato. Mu gihe rero ushaka gutakaza ibiro cyangwa se kugabanya umubyibuho, ukoresha iyi sukari y'umwimerere iba mu buki. Dore rero uburyo bikorwamo. Mu gihe ushaka kunanuka ukoresheje ubuki, wafata indimu ugashyira mu mazi y'akazuyazi, warangiza ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki. Ibi byagufasha gutakaza ibiro mu gihe gito kandi mu buryo bworoshye. Ubuki kandi bwifitemo imbaraga ndetse n'ubushobozi buhambaye bwagufasha gutunganya uruhu, ukamererwa neza, ugasa neza. Uburyo rero ni ukuburya cyangwa se ugakoresha bwa buryo twavuze haruguru bwo kubwisiga, ubundi ugakaraba nyuma y'iminota 15. Niho handi uruhu rwawe ruhumeka neza. Ubuki kandi bugufasha kuvana uburozi mu mubiri wawe. Hari ushobora kwibaza, ese mu mubiri habamo uburozi? Yego, uburozi buba mu mubiri. Buterwa n'ibintu byinshi, ibyo turya, uko tubayeho, ibyo tunywa ndetse n'ibyo duhumeka. Ibyo byose iyo byinjiye mu mubiri bikora uburozi. Ubwo burozi rero, ikintu gishobora kugufasha kuvana mu mubiri wawe ukamererwa neza n'ubuki. Ubuki bugira umumaro mu gihe uri kubabara mu nda cyangwa se mu gihe uri kuribwa mu nda uri kumva utameze neza. Fata ikiyiko kimwe ukagishyira mu kirahure cy'amazi y'akazuyazi, ubundi ukanywa. Ubuki kandi bwagufasha mu gihe wagugaye cyangwa se kwa kundi ibiryo biba byaheze mu nda.
nabwo ufata ubuki ikiyiko kimwe cyonyine kiba gihagije ukakirya. Iyo ubikoze gutyo ubuki buragufasha cyane, ubundi ukaza kumererwa neza. Ubuki mu buryo bwo gufasha ku bijyanye no mu nda cyangwa se mu mara, igihe umuntu arya agahaga cyangwa se akarya byinshi cyane, hahandi yumva yenda guturika, hahandi wumva wabuze umwuka wo guhumeka, icyo gihe nabwo ufata ikiyiko kimwe cy'ubuki ntukirinze ukakirya. Icyo gihe biragufasha cyane rwose, mu gihe gitoya uba wamaze gusubirana neza ndetse no guhumeka ukumva uratekanye. Ubuki nanone uburyo bugufashamo, hari igihe ushobora kuba ufite urugendo cyangwa se ufite gahunda yo kurya ibiryo byinshi kandi cyane ubikeneye, ari ngombwa kubirya. Icyo gihe mbere yo ujya kurira ibiryo, fata ikiyiko kimwe ukirye mbere yo kurya. Nurangiza ubundi ukora urugendo rwawe, ubundi nugera aho ugiye uzarya ibiryo byinshi kandi ubirye neza wumva umeze neza, kuko buzagufasha kutamererwa nabi mu nda igihe wariye ibyo biryo byinshi. Reka nkwibutse ko igihe cyose uzarenza urugero cyangwa ugafata ibintu ibyo ari byo byose mu gihe gikabije cyangwa se kirengeje urugero, bizaba uburozi kuri wowe. Niyo mpamvu ubuki ugirwa inama yo gufata ikiyiko kimwe ku munsi cyangwa se ibiyiko 2 ku munsi. Wakoze kubana natwe. Njye ndi Rwibutso Shema Jemima. Ubutaha tuzabagezaho byinshi ku byerekeranye n'ubundi n'ubuki, usobanukirwe neza uburyo wakoresha ubuki mu buryo bwimbitse ku ruhu, mu mubiri, ndetse no gukora umuti w'indwara zitandukanye wifashishije ubuki. Ubuki kandi bufasha ku bijyanye n'indwara z'ubuhumekero. Ubundi aho ubuki bunyuze bwose bugenda buhasukura, bukahakora isuku neza. N'ubuki ikiribwa kidasanzwe, ikiribwa kiryoshye, kirimo umuti, kirimo uburyohe. Ubuki kandi bugufasha gusinzira neza. Iyo ukoresheje ubuki igihe cyose ugiye kuryama, urasinzira kandi ugasinzira neza. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bakuze bwerekanye yuko abafata ubuki iyo bagiye kuryama ikiyiko kimwe mbere yo kurya cyangwa 2, basinzira neza, bigatuma batabura ibitotsi. Ibi ni ukubera imbaraga ubuki bwifitemo ndetse n'amavitamine. Ubuki kandi iyo bugeze mu mubiri bugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Cholesterol mbi ni itera indwara z'umutima. Izi ndwara zikaba zinatuma habaho impfu nyinshi. Rero iyo ukoresheje ubuki buragufasha. Ubuki ntago bubamo cholesterol, ahubwo bufitemo amavitamine ndetse n'intungamubiri zirukana cholesterol mbi. Kurya ubuki rero kandi ukaburya ku kigero kiringaniye bituma iyi cholesterol igabanyuka mu mubiri wawe. Ibi kandi bituma hagabanuka indwara ziriho zifitanye isano n'umutima. Ubuki kandi bufite ubushobozi bwo gutuma imitsi y'amaraso, yayindi bita imijyana n'imigarura, ifunguka cyangwa se idafungana. Ubundi mu busanzwe iyo iyi mitsi y'amaraso yifunze, niho hahandi usanga umuntu afite ikibazo cy'umutima cyangwa se yabangamiwe, ugasanga ntameze neza, ugasanga umutwe uramurya. Iyo rero ukoresha ubuki biragufasha kugira ngo iyi mitsi y'amaraso ifunguke. Iyo ifungutse, kubangamirwa n'umutima biragabanuka ndetse no kuribwa umutwe bikagabanuka, kuko amaraso aba atembera neza mu mubiri. Iyo kandi imitsi ikomeje kwifunga, bishobora kugera ku kigero cyo guhagarara k'umutima ndetse n'umutwe ukabije udasanzwe, bishobora kukugeza ku rupfu byoroshye. Ubuki kandi bwifitemo calcium zikundwa n'ubwonko cyane. Iyi myunyungugu rero iba mu buki
yakirwa n'ubwonko neza. Iyo ubwonko buyakiriye bituma habaho kuruhuka, bukakurinda stress, bikakurinda umunaniro ukabije, bikakurinda kwibagirwa. Ubuki rero iyo ubukoresheje neza bukurinda ibi byose, bubikora neza kandi ku kigero gihagije, ukumva umerewe neza mu mubiri wawe. Reka nkubwire rero yuko ubuki bufite umumaro munini mu buzima bwacu, ariko igihe cyose waburiye ku kigero kiringaniye. Ntabwo ubuki waburya nk'ibiryo, ntiwawurya nk'ibindi bintu bisanzwe. Ubuki ubirya ku rugero ruringaniye. Ufashe rero umwanya wawe ugatangira kurya ubuki uyu munsi, nturenze ikiyiko kimwe cyangwa se 2 ku munsi, ubuzima bwawe bwagenda neza. Kankwibutse yuko kandi ntari muganga, ubuzima bwawe butewe n'ikigero buriho cyangwa se bitewe n'uko ubayeho, muganga wenyine niwe wagufasha. Yagufasha kumenya ikigero cy'ubuki ugomba gufata bitewe n'ubuzima bwawe, bitewe n'umubiri wawe, bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe, yewe n'imbaraga umubiri wawe ufite. Muganga wawe niwe mujyanama wa mbere ufite. Ukurikiza ibi ngibi, ubuzima bwawe buzagenda neza. Ubuki buraryoha, ubuki ni ingirakamaro.